baje mani bakambeshesha kandu gatoya akakise bagwaga zanira mani walayi ngo bandungure muri quartier mu rugaho nibera mani ngo ari ayirya babagaze bagotungura ari ndago bandunguye umwaka ubushize bwa duheruka bwo baheruka gusanga hari ngewe naje gusura urumva umva nyine inshuti yawe nanamweza nyenda zanje mani ndanitegura karamyenda we nagacye none se buriya batakunegura bari kwibuka kwa gutsa kusanduzongera kugakora ibitema abadayimoni yirukanga iburayi wongera ijya mu nyanja nibyo narinzi byonyine oya na Yezu yageze arayivuma Yezu nagwerishimiye ko yariye Muhammad yego rati ibyo nibyo narinzi niyo mpamvu impamvu ingurube nariye Muhammad wibuka ko Yezu ari wayibonyeho bwa mbere akayivuma Yezu yayivumye bwa mbere Yezu mbere yuko apfa yavumye ingurube nanjye ibyo nibyo oya zahere mu mazi mu nyanja abasiramu bangiki abasiramu zitaheze muzikajya kubarire nyine impamvu Yezu yavumye ingurube Nagazanje kwa mujinga we nibizi ko ari byo mama bapanga azaheza tuzamutuma Muhammad baje ngwiyereke uzamura koko niba agiye kuri umwana wo hakurya sha uzwangaruye matora mwana ko ndi kuryama hasi kuko madawa wallahi ndavuka nirete dawa yego uramuvumye muvumete wallahi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Musuze kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kwikora kugira ngo twitubana gatano kuri gatano ni Manzi Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadunda Manzi sinakubujije ibyo bintu wabiburije iki wagiye uvuga ngo ni Manzi Sadunda ko ndi y'Imana Imana ifite akazi ndi Manzi Imana haro ndi mu kiganiro ndaje ndakuvugisha mu kanya tunda babahamagara ibiki Imana kaba katutubikanye tubanje gusuza abantu cyane tubishimiye mukomeze Imana bagire neza ibarinde amajyana amazi barinde kibi barinde impanuka barinde ubukene kofanye nizaburemo ikibikwamo Tereza mwana nkunda mama papa masenya nangiye kubasoza Tereza mwana nkunda ufite ikibaya cyiza namenye guhogoza mama we ayo data we gaswi yes ese tere oya ino twasanze kirakinka gakimara ino twasanze arya burushete ndaryaga yaratamiraga none twasanze ni wamunane Ramani yari umuntu yigeze ngabura muri ne ntago wamamenya none uretse sengisa wambaye cyagiye asante sana hebu utabeshye tere utambeshye uri inshuti yanjye jina langu Tereza nyina machibiri bananita Tereza nyina machibiri minachezaka comedy filme vitu tu vya vile asante sana mimi nabafurahia sana wewe mwenye ushafanya subscribe ufanya comment like Mungu akubariki sana asante sana Kiswahili si Kifaransa Chara bajaga ngo asante sana Karinda kwa asante sana shoti Karinda niho numvisha asante sana niho numvisha iryo jambo asante sana bisobanura ngo asante sana Karinda asante sana bisobanura ngo bemanya ntago mbizi ndagaswe wowe wumva bisobanura bano bavuga ngo birimo neza
none se wabijya bavuga ngo icyo wakintu bavuga ngo sante sana ubwo nabyumvaga kera bari iyo bavuze ngo thank you so much babasha no wongeyeho tiyo match ubwo rero wakishe nago twasomye nago twasomye wakino ariko muragiye nzabeshya abanyarwanda sinigeze njya mu ishuri ntangiye kwiga ubu ngubu ese urabona ngana nawe baba bisobanuye iki nyine warkivuze ngo iki thank you so much thank you very much thank you very much thank you kandi bafiramo ifiriti sikara babikamo ifiriti ukongera ukapfundikira ugahira umuryango ukabibika ngo binyibutse ma ngo ibijyo nibumoso asante sana ibujyo nibumoso asante sana nibufana banje narinzi ko muzanda none kugezana n'isatu n'umuraperi ngo natwe bazamuna none ndago mwandaye bafana banje nago bagutaye baracyagufite baracyamvite guca cyara ngo bayekaga abantu umva nyina wakira so much biragambye ngo urakoze cyane bafana yego biragambye ngo asante sana biravuga ngo no kuzajya mvuga ngo abantu babo basaba n'abandi none tere bavuze ngo may God bless you yabisobanuye Imana iguha umugisha Imana yanje my God bless you Imana yanje wagarukiye mu wakanga shapeti we kebamayo wagarukiye mu wakanga yo mwana mama reka mbaze iyo bavuze ngo Nazari Kitoko ndamuzi Kitoko gaswere wallahi wabatanga twecanye nginjya kwegejeje ibyo bintu mama pani wo njena nipi batavuga ngo Tereza ntabwo yajyaga bivuga we ngo none ngo ngo none ngo je ne connais pas tere murumve nakiri ya mushu Lingala. Je ne connais pas. Kinyarwanda, je ne connais pas Kiswahili, je ne connais pas ile lugha yenye unasema kama ni ya Bandande. Shiramano rugoyi. Ndago mimenyaga. Menya Kinyarwanda gusa, je ne connais pas kile. Je ne connais pas na yusi na inarimbizi kibyo bintu tabizi. Tereza uti rero Gamba mu Kinyarwanda? Nanjye ndi kuvuga. Ukigamba English sitakujibi. Ukigamba lugha ya Francais agukubita mikigande wibu ukigamba Kigande sitakujibi ukagamba Francais sitakujibi jikaze Kinyarwanda ukigamba Kiswahili sitakujibi Kinyarwanda njo yo peke Kinyarwanda ya Kigoyi hata yenyu nasema mimi nasema Kigoyi ni Kinyarwanda umva tere uri Kigoyi ni Kinyarwanda Kigoyi ni Kinyarwanda gaskwere nigikisama sibyo ndabikugisha ni wowe man twiri kwenye mani none se kuba twira unigeze ngobere ibyo bintu abafana banje twene mbe nawe yizereka kweko abafana banje munzi karuga beteza mwumva nyibintu muzi ko mwambaga ibi bintu bya gaskwere uyu ariko byakuryoheye ubazara kantu gasobanuye iyo utekereje umva gasobanuye gaskwere ako gakuvuze bantu bagasobanuye nk'umuntu nyine wicuruzaga uri ko gahagaze ku muhanda ari kugera azenguruka oya koco afite nyashi ugira ngo hagara ku muhanda atazi narinzi ko byanyabyo uri umukecuru njyewe Tereza ndashaje 43 arabeshya ejo muri twakoze anniversaire afite 34 sigubeshya amafaranga kandi warabivugiye imbere ya kamera wakintu wakahinja we wari wagiye kuba bivuze ndagaswi 34 twicaye n'umusheri wawe werekana n'umugabo wawe uravuga uti uyu niyo se w'abana banjye mfite imyaka 34 muri kunduzi baragutumbira ahubwo umuntu urukundumbira gambe muri comment ko mfite imyaka 34 none so warabeshye mwana warabeshyaga wakintu aho ngaho sinzi impamvu oya mama papa nimbabonye ko mfite 34 ubwo ni se ko ariko wambwiye warabeshyaga wallahi aya ndayivuga vugisha ukuri ufite
34 sawa rero sawa sante mwakira ibihari tazajye mutazabana Tereza mama pa karabe urugendo ni rurerure cyane kuva Tururimo. Musanze rega kuvariya hano hafi ariko mutagesha ngahe mu Caritas wala Mutagesha ngahe? Karisimbu karengana Nyiragongo wacu nigisi hari kuri kwa Musanze muremure Nyarugenge ku buryo Nyiragongo umuriro gwakatugureba ikirunga cya Nyiragongo ariko ntago cyabarukiye nduzi ko gihora cyaka mwana muhunga ninjira ubavunga saa moya z'ijoro juramba magara mbwire ngo reka ikirunga kiba kiri kwawe mwaje kiri kuruka muhunga mubona muguye imbere ya kamera wewe bari kububuza bahagaze ku kirunga hejuru man wari kurasa amasasu kari kugwa muri Rubavu bande abaginga bigoma man none waje mu munsi uri nkayaka nje ndinga imbunzi ako ndandukanye na yakamana oya nase mwaza ni muri imbunzi yakamwana twatiri mu kiganisho ndakubita nzovu rushi nicaye uzakirebe kwa maniba kuri X-Raj nicaye guca ngwaraka ngo baramurasa yakamwana bamukubita isasu ry'ukuguru yakamwana yarababaye nyine nibwo ni nzovu wamurashe kugira mukubite byo kwa maniba ahita urushi rwiza ni nzovu wamurashe yarumwashije bwiza kiwatamwe ntago bazongera kwicana muri nundi niho naringiye kubipimira nuko bita yaragiye kurugupimiraho uramukweba waruhaye mama papa oya ndema arabeze itiranga na mere nagango bita sibyo tere mama wabapampe ngunda shingiwe mama wabapampe ngunda yego rata utuyikibaya chiza walahinda gaswi umva ni muzambeshe nago byose ni wabinyigishije oya bana banje murabizi ibintu reka nankubwire Tereza ndagira ngo bikuvemo gucengera binyinjira nanjye sinyivuga sigaye ndi umuririmbyi wa kintu je ubushize mama pa dufite nyina masinde man oya tuya church abo bajinga bawe nubwo baje mani bakambeshesha kando gatoya akakise bagwaga zanira mani walayi ngo bandungure muri quartier mu rugaho nibera mani ngo ari ayirya babagaze bagotungure ndago bandunguye umwaka ubushize bwa duheruka bwo baheruka gusanga hari ngewe naje gusura urumva umva nyine inshuti yawe nana yeza myenda zanje mani ndanitegura kara myenda yawe nagaciro nane saburi y'abatakunegura bari kwibuka kwa WhatsApp gusa nduzongera kugakora ibintu byo kunzanga namba birabyenda mani by'abaturage nageze i Kigali urashaka kuzayijugunyira ya myenda nageze i Kigali urashaka kuzayita se tubimenye ira myenda urashaka kuzateganya kuzitera kukundunguza cameraman nje nibereye muri quartier ndani kindu cabaye mukaza mukandungura wanyibotse ibinyamabuyaga we wallahi nasabura niyo zabari zingurube se si nyama ni nyama we iwewe kama na nyoka nyama yaturanye na Kongomani ikuwe ya nyongoro na gikeri na kinjonjoregwa byote ni nyama na mujonjoregwa na mutamira amahembe yao nina bikura byote nyama ni nyama wallahi abantu bajya guhama bizu bamve ko hagiye mu kinyomorore amabizu gose si meza ndagaswi harimo nagayuda baragaconjomera bakagaconjomera ariko tere babaye icyo utambe uyitambeke babaye iki mani wallahi ibibendo ni wo binyigisherekana iririmbire ngoririmba akwiboreye ndirimba yo kururimba nagira amahirwe ko bandi kumwe namwe cyane mama abapampe we mama pampe n'umujyama wanje sigaye turaba turi kumwe buri gihe ajya ndangira nibira kimanije mu umugisha ugiye kuvuga ngo mama pampe murahorana wanda vuga uriya munyamakuru w'umunyamunwa bagira umunwa kubi ku mugano wa Pembe niba muhorana ngo bivugera ati ko cyari kigiye kuvuga kumuvugiyemo se murahoranaga aho bivuge waga ni kuri kumugambira nabivuga agiraga kugambira umuntu nacecetse ibintu by'umuntu abapanze kugamba nabigambe tubyumve papa ni inshuti yanjye woya ni inshuti yanjye none se kambabazi igihe munzanga ndi kwirira tuboroshete sibyo twari tuje kugusura mwaramaze ari nijana mwambaye se mwabagwaye sekisa bebe katandukiye nyo senga wayibagiwe senga amafaranga wowe se washaka ngahe
uretse umunsi yenda uramba udufaranga ari kugira uriya munsi mwarandiye wallahi ubuse kiragiye se ko baragiye gutwara umupuri wari aho mani warambe mukiye kuzana kamera ndamufana oya ko buriya iyo nazana no mukira w'umucaramara umunyamakuru wari kwishyura iki ko oya uje ko mfite izina mani ufite igihumbi cyonyine kwa Tereza nyine witwa kwishyura hari nje wari kubishyura izina cyangwa irarumbi mfite amafaranga ganje ndagobonye gawe kandi waratanze igihumbi ngo warabura 400 nari ngafite muri rumbiya warangiza ukarita akamati ndagomopuri oya nari mfite kira gihumbi nenze gacho ndarira mungezeho mundera satani mutuma ngarira go bamuteza ikiryi muntu mutuma nabasaba ngo namwe mungurira baguteje ikiryi ryanyishe ubwo wibagiye umubare wibagiye umubare ngo iki wibagiye umubare waryaga ngo iki wari ya brochette we ngo iki warariye uribagirwa wowe tangiye kwisekesha nkayaka narariye Tereza ndago ngina we uratamiraga ahubwo si bose bangura brushete cyangwa akaruka kabenzi hano ngo abaga brushete zihenze nuje kunguririmba urazi ndizi kura gaturuwase iyi ngiyi ngurire ibiri gusa za bibiri ahandi nari ine zicabiri tabana nazibaraga burya nabona gumiragura simenye ko wana nanjye nago nari mbizi kari kuba neze ine zicabiri kandi wari ufite igihumbi nasi wanyongeye maganane njya niburayi bitatu ibirayi kirayi n'ijana umushito gura mushito go bagura ibirayi bine waryaga nk'uvuye gusoroma icyayi ibirayi bine ni igice abantu basoromye icyayi ngo babashonje gura ibirayi bine ni igice cy'ijana narabiri buriya nibyo byaguraga se ko wanyu hari ibiryo ni ngo inyama z'ingurube ikiro ni bine harimo n'uruhu wana rwaruhu rufite amavuta ubu barabuye mwana abasilamu ni mwumva ibi ngibi abasilamu ntibabyumva nibo bazijaga bwa mbere oya se abegera wallahi mu bijogo mani inshallah twebwe akiri mu bijogo barazijaga ko bari alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim bakaba bakayijyaga se alhamdulillahi rabbil alamin bakaba barayumanuye se ndayumanuye niko bivuga buriya wallahi kitwaire nako nacyo wallahi ndaguhumana ukayirya ivuga kuri hano yirukanye satani yaragize kayirya nako nayo aramanza kayisengera nicara mu ndakina no sishaka yirukanye satani wavumwe ingurube akabara yiteruye ateruza cyo ateruka abantu baguko aya auzu bimirai shetani la jim agaterura inyama nirukanye satani wavumwe we nuko bayihumanura se kwa jina la Yesu oya nuko bayihumanura burya barayihumanura ninzi waho kaye ninzi wakanye wa muzimu wariye Muhammad urumva Muhammad baramuhambye mumeje kuma mukasigaza umutwe bazinga azazuyuka nga Yesu bari biteguye kwa azazuka ngande nga Yesu nuko mukugenda gato yabamaje kuruha bategereje ko ari buzuke bararuha baje kujya numva umwana w'umuntu araruhaga umuntu agenda akaranirwa pe akaje kujya ingoro yahise agera ku kanyama kihava ingoro yahise agera bagengo barabacungaga baragiye ibitangiye reka ugutwe waya ubwo je numvaga bavuga ngo yamuriye diki ingurube buretse kandi bari bamushinguye kugeza aho je numvaga bavuga ngo yamuriye diki niyo mavazirana nayo baramushinguye ewe ndagaje bamaje kumushingura basigaza akagatwe je numvaga ari diki ngo ubitamo kadege mani urumva nakadege ndakemeraga muganda ndekangurukana oya kadege se naga oya ubitamo kadege wagiye usaba kanyenye no saba kadege urumva akadege rero nakantu kaza kutugurukana hano ku ndege nyene ndege so urayimenyaga nanjye nayo nzi tere Tereza twabonye kiriya gihe hagaro ubu ngo bariko nandi ndabona batandukanye Tereza buranditondaga guce muri kumbona nyine uritonda baranagaragara ko witonda ariko nyine ndari kubarabarira ingurube irazira ugutwi ikurikije uko ikurikije ijisho ikurikije umunwa ikurikije izuru ikurikije iki nibwo baje bakavuga ngo Yesu ni indumwa Yesu ndagakiriki ndagakira umwana w'Imana kubera ko atumye ingurube ngo igende Muhammad Mark ariko nuva yasoma by the way barangije ingurube uco
ariko ubu basigaye baje kuyirya bakabanza bakimanura ahuzu Njyewe rero shetani na gym njyewe nari nzi yuko ari bya bintu ari imyuka mibi witeka yitaye bakakwa mu nyanja wa kintu yari kwitaza wallahi batawaza cyo mu matwi mu mazuru kubera ariho Muhammad yariye nyine yangurube yariye Muhammad ahantu hose no mukanwa bagacira mu tuzi ko n'umunwa Muhammad yarawuriye ingurube yarawuriye yari guterera ingurube ateruza iki abasabuni bakumbora wala yaza kuba afite izinda kibiri izi agamaboko bari bagashingwe nago yari kwitabara ingurube ndago ari kumujya nuko amaboko bari bayatabye bari bagatabye yari yapfuye bagira ngo azazuka nga Yezu uyu mujinga sinamwenga kubita mu kadege kaze kangurukane ma ariko twica amaso umva nyine wa kintu urakoze kugira ngo wangura abantu nanjye bese narimbizi pe numvaga nge kosho Yesu yahitemo abadayimoni yirukanga ibura y'uwungira ijya mu nyanja nibyo narinzi byonyine oya na Yezu yageze arayivuma Yesu ntabwo yarishimiye ko yariye Muhammad yego rati ibyo nibyo narinzi niyo mpamvu impamvu ingurube yanariye Muhammad wibuke ko Yesu ari we wayibonyeho bwa mbere akayivuma Yesu yayivumye bwa mbere Yesu mbere yuko apfa yavumye ingurube nanjye ibyo nibyo oya zahere mu mazi mu nyanja abasiramu banga iki abasiramu zitahezemo zikajya kujya kubarire nyine impamvu Yesu yavumye impamvu abasiramu nuko Yesu asa nari we wayishumurije nde Isimayire yitwaga Isimayire kuko ubuhamya burakomeye ntabwo mvuga ngewe kubera ko ntabwo mbizi havutsemo Isagu mu muryango wanduze wa Isimayire havukamo Muhammad suri kubyumva je Bibiliya ndayisomaga mani ni Korowani yongiye Muhammad aba muri Bibiliya ni Korowani na muri Korowani Yesu arimo niwe Yusufu yitwa Yusufu ese ndikubesha mani ntabwo ubeshya zobeshya abaturage rwabeshya abanyarwanda hari Yusufu hari na Isa Yusufu ni se wa Yesu Isa ni Yesu suru kumva se sha arimo ubuhanga Yusufu ni Yosefu ndo mupagani ndasenga ariko zikusoma koko wallahi ndasenga je nabaye n'umusamwe ndakuti ndwase ngo situgizaze yanze kuza barabajinga kugira ngo situgizaze barabanza bakubita umurwasi bagatamba ibitambo 100 baba bakubita ngo ni 700 kugira ngo yasunije kare irasa kano kumukana baba bariye n'igiti ngo ni 400 mu basilamu kubatizwa ni ngo ni 400 babariye n'igiti buriya ni bari ibyo ndabyibore kugira ngo batizwe yenze ko bakubita umuntu yakoze icyaha cy'ubusambanyi oya niyo wacikiye iyo wacikiye bagukubita ngo ni 100 ukabatizwa batizwa buri munsi babatizwa batari ku bundi mwana dagaswera babatizwa batatare kubatizwa ni ngo ni 100 gahambirwa bihuriramo barakujyamisha ingo ni 100 wamara kuzikubitwa ukabatizwa ntabwo nari mbeze uretse n'ubwenya ni idini ya Isilamu wallahi kubatizwa ni imini nge banyitaga banza kumva izina ryanje nandeka niryo ntegereje urabimenya gase ndaritegereje muzawa suru n'umusilamu muzawa nitwa muzawa bisobanuye n'umundi ni umuzawa ni umugore mu muryango wa Isilamu mubyanyi umugore ibyo bintu wara mukenyezi mu muryango wa Isilamu aba ari umugore muzawa ntago ari umuzamu n'umuzawa yes ibyo ntago wabivuga utarigeze ubaye ko chano yawe abadukurikiye yewe nitwa Tereza Comedy na Wabo Comedy zose ni channel zanje Wabo Comedy cyayi ibiganiro Tereza Comedy icaho comedy ndabasabye ngo mujyeho mukore subscribe share na like na comment badi kumwe n'iki kibyeyi ariko ira waguze na wabazaye kwiba jana zaje nshaka amaboko Tereza Yesu no chita amaboko nayo guze mari ndabisinyira urumva ibyo wabucita amaboko ndabisinyira nugira amahirwe uzaba reba umuntu wagurije cano mu madora hari abantu badafite ibyo babiba babatindinya kuja bagiraga icungu kimwe ndanagazi batega ukababura papa ngo bamwibye matora barayitwaye Bartesi ngira tumugire yo walaye barayitwaye gamba nyine tumugire yo kurara ku itapi tumugire yo jendi te narakanitse njya kumu uzakubabaza
ndagazanje kwa mujinga we nibizi ko ari byo mama bapanga azaheza tuzamutuma Muhammad naje ngwiyereke uzamurura koko niba agiye kuri umwana wo hakurya sha uzwangaruye matora mwana ko ndi kuryama hasi kuko madawa wallahi ndavuka nirete dawa yego uramuvumye muvumete wallahi reka ngushimire cyane kuba udahwema kudukurikira gatanu kandi uyu yari Tereza turongeye tugira amahirwe yo kuhura nawe tukaganira hamwe na mama w'abapampe ngira ngo kubabona aho babifunze bameze reka namwe rero tubashimire cyane kuba mwadukurikiye mwumvishe ibyo twabagejejeho mama w'abapampe afite ikintu agiye kubabwira cya nyuma dusoza ikiganiro ikintu ngiye kubabwira nuko mbakunda cyane kandi nabasaba umugisha nyitangira kadusoza ndi gusenga Imana tere humiriza dusenga shire data wari mu ijuru ugira neza ugira imbabazi turagushimye turaguhimbaje data tugushimira kandi twemereye kuvuga izina ryawe mwami ushimwa gucyubahira tugushimiye ko twemereye kwica watwemereye kujya imbere ya kamera tukabasha kugira icyo tuvuga ubishimirwe tuguhaye abadukurikirwa umugisha n'ubugingo none n'iteka ryose amen muvugira amen amen si hari ikintu mwashaka kirenze isengesho uravuga ko urashaka kuba tarenze hasi nukuri kw'Imana tuvugishije kuri iryo shengesho ryawe rirenze ahantu twicaye rirarenze nta shengesho ry'umunyagara rivaho by the way ijambo ry'Imana riragambaga ngo ndamunyagara gwisengesho hoya ndago nago pe rirarenze ryagezeho kare umuntu yagiye mu modoka w'impumyi asa abantu bose baramwimaranyiza hiteretse isengesho yamaze gusenga bayamuheja ati nta munyagara w'isengesho ribaho si mwari mwayanyimye byaratangara ngo rero ngewe ibyo nabwiraga abantu n'iryo jambo nyuma yaho mbuye n'ibigeragezo yo nibaza niba nimfite ubwenge murinje abantu bari kunzeka ngo ndagonze kuri manje ndagonda umuhanzi ibyo narimba byose kandi ubizi wakintu turabakunda cyane turanabashimiye Imana ibahe umugisha amen.